of the Congo. Well, thank you very much. Wow. This is a nice building, I have to tell you. So this is a special occasion for a lot of reasons, but number one, it's our first occasion in this building using it for peace. And it's all about peace. N'amahirwe adasanzwe kugira turi muri nyubako tuzana amahoro kandi biratangaje. Byasaga n'ibidashoboka ariko ni by'ingenzi ko tubigeraho turabyishimiye. Kandi cyane cyane dufite abayobozi bakuru aho tugiye gukemura ikibazo kimaze imyaka 40 cyica abantu benshi miliyoni kuva mbere kuyizana n'uyu munsi. Uyu munsi rero turi hamwe kugira ngo dushake igisubizo. Ni umunsi w'ingenzi, murabona n'abandi bayobozi mu bindi bihugu. Ni ikintu cyiza cyane kuza ngo dufatanye kurangiza kino kibazo. Nimba mugomba gukora ishoka byose mushaka kugira icyo muvuga mwazanga mukavuga, ariko hari ibintu byinshi cyane byo kuvuga byiza cyane. Iki kintu ni ikintu gikomeye cyane, mwavuze byinshi, murabyumva gute? Kuko uyu munsi udasanzwe yuko tugomba kuzana Afrika ikomeye, isi yose ikomeye, by'umwihariko ibihugu byiza hariya, ndetse byo kwishimira cyane. Ndashaka gushimira abayobozi bitewe nuko turi kumwe bwa mbere twese hamwe muri iyi nzu nziza. Murabona ko Donald Trump yashyize imbaraga zikomeye cyane kugira byose bikemuke. Ni ibintu bihenze cyane, ariko ndashaka gushimira buri wese. Mwicare buri muntu wese. Ndashaka kubashimira buri wese kuba ngaha muri uyu munsi udasanzwe, cyane cyane ahantu hateguye neza cyane gutya. Muri kino gihe kidasanzwe twishimira ukuvuka kw'amahame y'amahoro, none bikaba bigeze mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibishyiraho imbaraga ngo ibigemeze turangiza amakimbirane hirya no hino ku isi hariho hose, ngo turokore amamiliyoni n'amamiliyoni y'abantu bapfuye, duhagarike ibibazo byabaye hirya no hino hirya ku isi hagati ya Province za Congo ndetse n'u Rwanda. Ndashaka gushimira abantu bose bagize uruhare mu gutegura iki gikorwa. Muri abantu b'ingenzi, Perezida Tshisekedi wa Repubulika ya Congo na Perezida Kagame w'u Rwanda baratangaje kandi bambwiye yuko rwose ari abantu bakomeye. Bwose bavuze byinshi bitandukanye kandi rwose ni ibintu byiza cyane. Uyu munsi wabaye umunsi mwiza. Nagize amahirwe yo guhura na buri umwe ndetse abahagarariye ibihugu byabo, tuganira ku by'ingenzi cyane kuri aya masezerano ndetse n'iyo yagize n'amasezerano akomeye cyane, ndetse abatumirwa benshi baje kugira ngo twishimane. Barimo Perezida wa Angola, mbese ushobora guhaguruka? Birakomeye cyane kukubona, urakoze. Perezida w'u Burundi, wakoze cyane, ni byiza kukubona nanone. Perezida wa Kenya, twari dufite hano wakoze cyane no kuza muri iyo mikino yacu ahangaha, wakoze byinshi, ni mwiza cyane kumubona by'igihe kirekire aza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Wakoze cyane nk'umushyitsi kuza n'abashyitsi bawe. Na Perezida wa Togo, wakoze cyane kuza. Vice Perezida wa Uganda, wakoze. Wayambaye amabara meza rwose ahangaha,
amabara wambaye rwose kubw'impamvu zikomeye. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Qatar, wakoze cyane. Inshuti yanjye umusuhurize, ndetse n'uhagarariye Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, mwakoze. Tuzongera kubonane mbese sibyo? Uhagarariye Afurika Yunze Ubumwe, mwakoze akazi gakomeye cyane, mwakoze kuba muri aha ngaha. Turabishimiye kandi twishimiye ubufasha bwanyu mwatanze n'abantu b'ingenzi. Kandi nanone turashimira Secretary Marco Rubio, haguruka, wakoze. Kandi warakoze gushyira izina ryawe kuri iyi nyubako nanone. Birakomeye cyane muri nojo. Kukujya muri iyi nyubako ni iby'ingenzi cyane, wakoze umurimo ukomeye uri ibi. Ni byiza, warakoze. Turabyishimiye. Umujyanama muri Afurika Masad Barrose nawe warakoze cyane. Abo bantu bose, buri umwe wese muri abo ngabo afite uri muri ayo masezerano kandi yagize igikorwa, barimo nka Macron ndetse na Graham. Uri hehe aho uzaguruka? Warakoze Mike. Nawe uhagarariye Ron Jones, nawe ni umuntu ukomeye cyane. Ni ibintu, ni ingingo zijya kuri 48. Ntabwo turaza kubivugamo byose, gusa mwarukuye abantu benshi sibyo? Mwakoze umurimo ukomeye. Chris, warakoze cyane Chris, umurimo ukomeye. Prince Kerry, warakoze cyane, warakoze. Ndetse n'umuyobozi wo kujya ku mahoro John Berry, warakoze cyane. Mu myaka 31 ishize tugeze, twabonye amakimbirane akomeza kuzamura muri Burasirazuba bwa Kongo, miliyoni na miliyoni z'abantu bose bishwe impfu z'akababaro, kandi mu gihe kirekire bandi bavanywe mu ngo zabo, indi mitungo irarimbuka. Mbese ibi ni icyago gikomeye. Mbese ibihugu byaragerageze ko ntibyigira bitanga umusaruro. Byari bintegereje, naragerageje, ako twagerageje cyane kugira dugere amakimbirane ku iherezo, ndetse dukora ibyo abananiye abandi nk'uko twabikoze muri Isirayeli. Tuvana ibintu bibi cyane byagiye bikorwa. None uyu munsi twatsinze nk'uko n'ibindi byose twabikoze. Mbese ikindi gikorwa kidasanzwe twagezeho, kandi rwose ni ibintu bidangaje dukora, bitewe nuko cyane tuvuga ku myaka 31 y'imirwano. Imirwano yatwaye miliyoni 3 z'abantu, miliyoni 10 z'abantu. Secretary Rubio, Barrose, Rwanda ndetse na Congo bageze ku masezerano adasanzwe yo kugira ku mahoro arambye, kandi rwose turaza kugira abantu bazivugaho. Ndetse n'amasezerano akomeye. Uyu munsi ni gusinya kuri aya masezerano, bazabyita ngo n'amasezerano ya Washington. Buri wese aziganira iryo zina. Rero biva mu kwezi kwa gatandatu, harimo guhaguruka intwaro ndetse no kwambura intwaro amarwanyi y'abanyamahanga, gusubiza mu byabo impunzi, ndetse no guhana abakoze ibyaha, ndetse no gushyiraho uburyo bw'ubufatanye mu by'ubukungu. Kandi ikintu cy'ingenzi cyane, ndetse ni indahiro nziza cyane. Gusa byari byarabaye bibi cyane mu minsi ishize bitewe n'amaraso yamenekaga, bitewe nuko kandi nanone bino bihugu byiyemeje kuzagira ku mahoro arambye. U Rwanda na Kongo byiyemeje kugira ku bukungu bukomeye, aho ibihugu byombi bizafatanya bamaze kuvana imirwano, ndetse bakazaba abantu bameze neza. Ndetse namara igihe kinini cyane nabo, buri wese batangurwa nuko twaganiriye ibintu byiza. Bamaze igihe kinini bicana, ariko iyo bagiye kumara igihe kinini bafatana mu kiganza, bakorana, bitewe nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabikoze mu by'ubukungu. Bazabikora neza kandi bazakora iby'agaciro. Ni iby'agaciro bazakora, bizazana amafaranga menshi, kandi bazajya ku ntsinzi nyinshi.
rero niko mbyizera murebe ukuntu bicaye hariya rwose bakundanye mwakoze rero nagiranye inama n'abayobozi bombi ndetse twaganira ku by'amasezerano yashyizweho ndetse no gushaka ejo hazaza heza abaturage babo bitewe n'uko kandi ni inkuru ikomeye cyane ibintu byinshi byaranditswe ibindi bijya hejuru y'ibindi gusa hari intwari zigomba gukomeza kuzitekanwa leta zimwe za Amerika zishimiye cyane amasezerano hagati ya Kongo n'u Rwanda ku by'amahirwe menshi leta zimwe za Amerika bakaba bigezeho cyane mu kuzafatanya mu byo gucukuza amabuye y'agaciro no gufatanya mu iterambere rya buri umwe kandi tuzashyira amakampani menshi tuzakorana nabo mu bihugu zombi ndetse tuzakorana ibisa nk'indahiro nziza abantu bose twese tugiye kuzungukira muri aya masezerano rero aya masezerano turi kugeraho mu bijyanye no kuzafatanya kubona amabuye y'agaciro harimo n'ubufatanye buri hagati ya Australia na Japan, Kazakhstan, Malaysia na South Korea. Rero kandi nanone uyu mahame ageza ku bukungu ndetse n'umutekano birimo ibyagizwe muri n'ubutegetsi bwanjye ndetse n'abashinzwe umutekano tuzinjiza amafaranga menshi arenze twinjiza mu bijyanye n'imisoro mu gihe habonetse amahoro arambye ku bihugu niyo mpamvu kandi twiyemeza gufasha abaturage twakoze umurimo utangaje bagabo namwe bagore y'umwami wa Saudi Arabia Saudite meza abiri jyanende hariya yaravuze ndetse n'abanyakatari bahagarariye Katari uyu munsi ndetse n'abayobozi banyu bavuze ikintu kimwe nk'icyo yo yavuze ngo iyo ugiye ndabajyanga igihugu cyawe cyarapfuye gusa igihugu cyacu kirakomeye cyane dufite igihugu nta muntu n'umwe ugeze ukibona dufite kuba twarageze kuri miliyari 510 mezi 10 ishize kandi amapamba ni menshi ashoye muri leta zimwe za Amerika bigaragara cyane ko bitandukanye n'ibyo ubutegetsi bwa Donald Trump bwa Biden bakoze bike cyane biri munsi byo twageze ko twageze kuri miliyari 18 gisiyongera urabona ko ari byinshi cyane kandi mu cyo gihe gito nta gihugu na kimwe mu mateka kize gikora nk'ibi ngibi turimo gukora rero ndashaka gushimira buri muntu wese untego ye no gushimira cyane bano bantu navuzeho harimo n'abandi bantu b'ingenzi tutavuzeho ariko ejo hazaza hanyu ndetse n'imbaraga zanyu byemereza ko tugera ku bintu byiza ndetse n'inzira nziza z'iterambere ejo hazaza heza mbese abana b'Imana ngo bazabeho mu buryo bw'amahoro arambye bukaba ibihugu bikomeye kandi byiza none muri nshaka rero kuzana Perezida Kagame akabutubwira amagambo makeya ku Rwanda noneho mukayandakira Perezida wa Kongo wakoze umurimo ukomeye cyane bose bakoze umurimo ukomeye kandi bose nabo kubahwa bitewe n'ibyo wakoze uyu munsi kandi bakoze byiza kandi tugiye kureba uburyo bizashyirwa mu bikorwa reka rero tubimwe kuko bakoze bidasanzwe kugira ngo abaturage babeho neza kandi batekanisha akarere yewe Perezida ikaze urakoze cyane banyakubahwa Trump Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika banyakubahwa bayobozi b'ibihugu ndetse n'abayobozi za guverinoma bashyitsi bagure namwe bagabo ndashaka gutangira mvuga amagambo make yo gushima
rya mbere kuri bagenzi banjye baba perezida n'abayobozi ba guverinoma bo muri Afurika muri ahangaha mwagaragaje imbaraga ndetse n'ubufasha bukomeye cyane bwo kugeza kugera kuri iyi ntsinzi. Nanone kandi turashimira abayobozi bakuru b'ibihugu barimo umuyobozi Sheikh Tamim Hamad Al Thani wa Qatar. Umurimo wa Qatar wabaye w'ingenzi cyane wo kugera kuri aya mahame. Ariko nanone turashimira cyane byimazeyo Perezida Donald Trump. Nta muntu n'umwe wigeze abaza Perezida Trump gufata iyi nshingano. Akarere kacu kari kurikirana ibi ngibi, ariko igihe perezida yabonaga amahirwe kugira ngo adufashe kujya ku mahoro, yahise ayafata. Aya makimbirane amaze imyaka irenga 31. Wagize umubano utari mwiza, wagize imbaraga, ariko nta nzira nimwe twigeze gukora yageze kuri gukemura aya makimbirane. Perezida Trump yazanye uburyo bushya bwo kubikemura kugira ngo abone uburyo bwo kuzana izi mbaraga. Uburyo bwe bwo kutugeraho n'ubw'ingenzi, ntabwo bwakirengagizwa rwose. Yabashije kutwereka ko tugomba kugira ejo hazaza tutarebye cyane ku byahise. Yashimangiye cyane ko icyangombwa ku mahoro ari uburyo bwo kubahana ndetse no kuzana iterambere, harimo yewe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika dukoranye. Iby'ingenzi cyane, Perezida Trump yagaragaje nanone uburyo bukomeye cyane bwo kubijyamo. Inzira ye ntabwo yabaye irangira aho ngaho. Muri ibi byose ndetse n'itsinda rye rikomeye, kandi nshaka kugira ngo nshimire cyane bwana Sekretari Rubio ndetse na Masad Boros ku buryo budasanzwe ku byo bakoze. Ntabwo twari kuba turi ahangaha iyo badashyira imbaraga zabo. Rero nk'ingaruka zabyo cyangwa se umusaruro wabyo, twabonye inzira nziza yo gukomeza tutigeze tugira mbere. Aya masezerano avuga buri kintu cyose gikenewe kugira ngo dusoze aya makimbirane rimwe kandi by'iteka ryose. Aya mahame n'amuka ashyizwe mu bikorwa maze ibintu ntibigirwe nk'uko byagombye kugerwaho, ntabwo rwose tuzanenga Perezida Trump, ahubwo tuzinenga twe ubwacu. Bizaba bitureba muri Afurika dufatanije n'abafatanyabikorwa bacu ngo twagure tugere ku muri aya mahoro. Bizaba ngombwa ko tubyitaho kuva hasi kugera hejuru, kandi rwose nta kubishidikanyaho. Rwanda rero ndabizi ntabwo tuzigera na rimwe tugerageza kureka kubikora, nabibizeza. Intego yacu nyamukuru ni kandi izahora kuba igihugu cyacu ko kiba gitekanye nyuma y'igihe kinini cy'agahinda twanyuzemo. Nanone
dushaka kureba imbere hazaza confident, mu buryo bushikamye ndetse no kwiyubaha prosperous, ndetse and stable no kwiyubaka future. no kugeza hazaza hakomeye. Mr. President, Bwana Perezida, Excellencies, banyakubahiro, banyacyubahiro, thank you for your kind attention. ndabashimiye cyane kuba mwabyitayeho. Mr. the President of the United States, Bwana Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump, Donald Trump, ladies and gentlemen, bagore namwe bagabo, dear members of the delegations, banyamuryango mwese muri ahangaha, bashyitsi, as we have just placed our signatures at the bottom of the joint nk'uko twashyize declaration umukono kuri aya masezerano the Washington ngo twizeze ko iyi nzira ya Washington igeza ku mahoro, ndizera ko ku ruhande rw'abaturage bari za Kongo ari iby'ingenzi cyane kandi birasobanutse, bifite ibyiringiro byiza. Bwa mbere ndashaka gushimira cyane Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump. Ndashaka gushimira imbaraga zashyizemo kandi ndashimira abaturage ba Amerika bose kubw'umurimo mwiza bakoze kugira ngo tugere kuri aya masezerano hagati ya Kongo ndetse na Leta y'u Rwanda. Rero kuri aya mashimwe nanone ndashaka gushimira abafatanyabikorwa bo mu karere ndetse no ku muryango mpuzamahanga abagize uruhare rukomeye cyane kandi ubufasha bwabo bukaba ubw'ingenzi kugira ngo tugere kuri aka kanya gakomeye kandi gashoboke, inzira itugeza ku mahoro. Nanone kandi ndashimira cyane Sheikh Yamini bin Al Ahmadi wa Al Thani wa Qatar. Dufite Perezida João Manuel Goncalves Makolo, Goncalves Lourenço, Perezida wa Angola ndetse akaba ari niwe uyoboye umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Nanone kandi dufite wahoze ari Perezida wa Kenya, inshuti yanjye Uhuru Kenyatta, ndamubona ahangaha muri kino cyumba. Aba ni abanyafurika bakomeye bakoze umurimo ukomeye kuva mu ntangiriro mu cyitwaga amasezerano ya Nairobi na Rwanda. Ndetse kandi ndashimira abayobozi bose b'Afurika badufashije ngo badufashe muri bino bikorwa, muri aya magorwa twe turimo, kandi twizera yuko tugeze ku iherezo ry'amagorwa. Amasezerano ya Washington ntabwo ari indi dokima nshya, ahubwo ni ukongera gusubiza ku byo twavuze, byongera kudushyira hamwe ngo twongere dutekereze neza ku mahame yashyizwe umukono ndetse na gahunda y'ubukungu mu karere kugira ngo dufashe abaturage bacu bo muri kano karere ndetse bose babone iherezo ry'amakimbirane yakoze kuba hariya ndetse no gusubizwa mu ngo kwabo, bongere batangire igihe gishya cy'ubushuti n'ubufatanye ndetse n'ubwubahane durusangiye. Kuri abo bose rero babirimo Repubulika za Kongo ifashe umwanya wayo rwose ubyiyemeje n'imbaraga zacu ngo dushyire umukono kuri aya mahame, kandi rwose twabikoze tubizi neza kandi dufite imbaraga kandi twibyitayeho kugira ngo tubone amahoro n'umutekano ku bantu bacu, ubumwe ndetse n'ubudahangarwa bw'ubutaka bwacu. Turizera ko tunashimira yuko vuba cyane Repubulika y'u Rwanda izubaha mu buryo bwuzuye mu mwuka w'ubwubahane mu bufatanye byakorewe hanga muri Washington. Tubigezeho kuri aya mahoro y'ubufatanye mu buryo bwo kubahana
and the joint struggle against the tunyuze mu magorwa akomeye y'imitwe y'inyeshyamba all support to negative forces kandi yafashwaga kuva mu ntangiriro fair prosperity on behalf of our agakomeza populations. atera amagorwa abaturage. I do believe this Ndizera is ko the beginning of a new, uyu munsi ari intangiriro a demanding path y'inzira nshyashya, quite difficult kandi byagaragaye ko byari bigoye, ariko iyi ni inzira igeza ku mahoro operation. mbese buri muntu wese akeneye kuzabona. Repubulika Iharanira za Kongo Congo will fully play its part. izakora umurimo wayo mu buryo bwo kwiyubaha ndetse no kubyitaho ndetse no gushimangira ibyo, kandi n'ubufasha bwo gufatanya n'abafatanyabikorwa bacu. Tuzakomeza tubireba neza kandi tuzaba duteguye neza, tureba neza ibirimo gukorwa kugira hadakorwa ikosa na rimwe. Aya masezerano ya Washington agomba kuzana ubwubahane ndetse n'ubudahangarwa ku baturage bacu, kandi ibi bigomba kuzashyirwa mu bikorwa kugira ngo duhindure icyerekezo cy'amakimbirane tujye mu gihe gishya cy'ubufatanye ndetse tuze mu karere kacu. Ndabashimiye. So, if I might, my 4 new friends, a couple of cases not that new. Ndamutse mvuze ngo mwa inshuti zanjye nziza nkagira icyo mbabwira ngo muvuge, sinaba mbeshye. They represent so many and so well, so I just want Bahagarariye byinshi cyane, turashaka kubashimira cyane. Lorenzo, ngwino. Sr. Presidente Donald Trump, Presidente dos Estados Unidos da América, caros convidados, altas entidades aqui presentes, senhores jornalistas, eu gostaria de realçar a importância desta cerimônia aqui em Washington, D.C. Vai finalmente pôr fim a um conflito que, como já foi dito, dura mais de